umbere umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ntabwo ko wowe Charles Wakina umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Reka dutangire gahunda yacu y'uyu munsi. Kariba abageni, reka tubite abageni kuko finally buri birangire mubaye abageni, turabyizeye. Uyu mwaka ntawe uri bwisubire, umwaka ushize hari abisubiye. Uyu twarawusengeye, abageze aha twizeye ko abageze aha ntabwo dushidikanya ko uyu mwaka urangira bakoze icyabazana. Iyo mpamvu n'imfite abageni ni abageni, sibyo? Urasa neza, urasa n'abageni, usoze mubayo icyabazanye hano mugikoze. Murakoze. Reka twinjire muri gahunda y'uyu munsi. Hari amategeko y'ubujya hanze y'amategeko turi bubahe n'impanuro, sibyo? Turahanura. N'ubujyanama ariko ushaka bwe nubwo hari abavuze ngo bamenye nubwo byari byo mu ikanisa n'aho mu myemerere ya bamwe kuko hari icyo biri butange ntabwo hari icyo bizafasha mu buzima bwacu. Hari amategeko twibandaho arebana n'uyu munsi, arebana n'abagiye gushyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ntabwo ari menshi, ntabwo ari menshi ariko tureba iby'ingenzi, ibyinshi by'ubuzima busanzwe. Ikindi nababwira mbere, impamvu tuba tugiye kubabwira ibijyanye n'amategeko, ntabwo twakabaye tubibabwira, ariko kuko tuzi ko umuntu ari munini kugeza ubu leta murimo cyangwa ubuzima burimo ntacyo bimaze, murakundanye bimeze neza, sibyo? Ni nako twifuza, ariko hazaho itegeko kugira ngo biramutse byanze leta igire ite iteremo. Leta ni umubyeyi, sibyo? Niyo ibera umubyeyi, nibyanga mubona leta niteramo muzamenye ngo byanze ukemura ikibazo hakiri kare, nta kindi rero biba bivuze. Bibaye ari amahoro nta kizavamo kibi, ntawakurangiriza umwanya wawe, sibyo? Ariko kubera ko iyi si igira ibi n'ibi, ubuyobozi, leta, amategeko yagiyeho kugira ngo akemure ikibazo cyaramuka kivutse hagati yawe, sibyo? Muyumve, muyashyire mu mitima yanyu, azaba yo kubarinda kuba yabakorerwa, sibyo? Bizaba umunezero gusa, uko mumeze dukomeze, sibyo? Hari itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda, hakaba itegeko rigenga abantu n'umuryango, tukibana no ku itegeko nanone rigenga abantu n'umuryango, itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano ndetse n'izungura. Ingingo ya 18 y'iri tegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 ryavuguruwe mu mwaka wa 2015, ivuga ko umuryango ari wo shingiro ry'imbaga y'Abanyarwanda kandi ukaba ugomba kurengerwa na leta. Ibyo twavugaga nta kindi, nta nubwo turi bubitindeho. Muje kurema umuryango, uwo muryango ni ukuwubungabunga. Niharamuka hajemo akantu kasohotse kakarenga umuryango wanyu, kakarenga abavandimwe, leta
zatera sibyo. Ingingo y'166 y'iri tegeko nimero 32 yo kwa ya 2016 yo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango rivuga ko ugushyingirwa k'umugabo umwe n'umugore umwe ukorewe mu butegetsi bwa leta ubushake bwabo niko konyine kwemerwa. Mwaje rero ibijyanye n'umugore n'umugabo ibyo tutarabonera ibipimo, ariko ubu kugeza ubu ibyo tubona uwambaye ikanzu uwambaye ipantaro tumenya ko ari umugabo nawe ari umuhungu, wambaye ikanzu ari umukobwa cyangwa ari umugore, sibyo? Ni ukuvuga ngo ubundi buryo muri iki gihugu ntiburemewe. Dushingira nangwa ishyingirwa rikorwa hagati y'umugore n'umugabo cyangwa y'umugore n'umugabo, kandi bigakorerwa ubutegetsi bwite bwa leta, ariyo mpamvu maje hano. Hari ibisabwa by'ishingiro byerekeye ishyingirwa. Ingingo ya 168 y'itegeko nimero 32 ya 2016 ryo kuwa 28 z'ukwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango rivuga ku myaka yo gushyingirwa. Imyaka yo gushyingirwa ni 24 kugeza ubu n'ibiteganijwe. Abantu bemerewe gushyingirwa mu buryo bwemewe n'amategeko basabwe kuba bujuje imyaka 24. Twarabisuzumye ibyo twabashije kubona aba bantu bose baje bamuherekeje iyo myaka barayujuje, kereka uwaba avuga ati ndabizi ko hari utabyujuje, ariko twebwe ibyo twashingiyeho n'ibyangombwa byemewe na leta imyaka y'ubukure barayujuje iteganywa n'itegeko ry'u Rwanda. Ingingo y'169 y'itegeko nimero 32 ya 2016 rigenga abantu n'umuryango rivuga ko abafitanye isano yo bugufi batemerewe gushyingirana. Ibi nabyo igipimo cyabyo kiratugora, ariko twizera ko abantu bose baba baje gushyingirwa baba babizi no mu muco. Urazi ko abantu badashyingirana bafitanye isano ya hafi. Umusaza na mushiki bashyingiranwa kugeza ku gisazira cya 7. Niyo mpamvu tuba twaherekejwe n'imiryango irimo abakuru. Njye ndizeye ko nta bafitanye isano ya bugufi biri buragire abantu bashyingirana, ariko habaye hari ufite ikibazo mu baherekeje abageni. Burya mu baherekeje habamo abaje ku neza gushyigikira abageni n'abaje kugira ibyo bagaragaza, ariko twavuga ko muri uyu mwaka wa 2016 sore wa 2023 batariho. Ingingo y'170 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango rivuga ko nta ushobora gushyingirwa kwa mbere kukiri. Ibi biba bireba abantu baba basanga muri iri sezerano. Tuvugwe hari ukuba umuntu agiye gushyingiranwa n'umuntu agiye gushyingirwa inshuro ya 2, yenda hari uwo bagiye gushyingiranwa yari yarashatse afite irindi sezerano, akaba aje kuba yasezerana rya sezerano rya mbere ritarava. Ntabwo byemewe. Ibyo dusuzuma birashoboka ko muri systeme dukoresha ushobora kubona ko umuntu ari ingaragu nangwa se afite tasibire runaka, ariko mu by'ukuri atari yo makuru ayo. Icyo bivuze nta kindi nuko nta muntu wemerewe gushyingirwa mu gihe hakiri ishyingirwa rya mbere. Twizeye ko muri twebwe mu baje uyu munsi nta muntu
uje waba uhagaze gutya akaba yicaye hano uyu munsi. Ni ukuvuga ngo wari ufite ishyingirwa rya mbere rirabanza rivaho mu buryo butandukanye. Hari ubwo mwari mwarashyingiranywe bwa mbere yaritabye Imana, icyo gihe no mu kwakira ibyemezo byo gushyingirwa twakira icyemezo cy'umuntu cy'ubupfakazi. Hari ukuba uwo mwashyingiranywe bwa mbere harabayeho gatanya, icyo gihe twakira attestation de divorce nawe icyemezo kigaragaza ko mwataha. Ni n'ubwo buryo bubiri ahandi umuntu aba ari umusiribateri. So mubageragera ngo twakiriye, dufite gahunda yo gushyingira uyu munsi, nizere ko nta birimo. Hari imirimo nshinganwa ikomoka ku gushyingirwa. Ingingo ya 206 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango ivuga ko abashyingiranywe bafite uburenganzira n'inshingano bingana nk'uko biteganywa. Bagomba kandi kwirinda kuyungukirana, bagatabarana kandi bagafashanya ku buryo bw'umwihariko. Abemeye gushyingirwa imbere y'amategeko baba bemeye uburenganzira n'inshingano bingana. Kugira ngo hamuhita mubyumva nta kindi, abashyingiranywe bafite uburenganzira bungana. Hari ukuntu leta yacu igenda inabitunganya ibijyanye n'imitungo yabigize smart. Niba hari ubutaka mugiye kugura cyangwa inzu mugiye kugura, kugira ngo itangire kurinda amakimbirane, umugore araza ariho 50%, umugabo ariho 50%. Ariko ibyo ni ibijyanye n'uburyo dutunze n'aho n'uburyo tuzabona. Hari igihe noneho hari n'ibyo mutabona mu bifatika, ariko no mu rugo mu mibanire yanyu nta busumbane bugomba kubamo. Ubusumbane ni bubamo mwabagabo cyangwa mwabagore mwaje gusezerana uyu munsi, twemeye kubita abagore kuko tuzi ko badusoze babaye abagore. Nivuga abagore ntugire ngo yenda hari indi mpamvu nabaje kubisegura. Ni ukuvuga rero uburinganire mu rugo rwanyu uzabe hejuru ya byose, sibyo? Ntabwo ari ibya kera umugabo wabagaho azi ko ari otomatike cyangwa ari ngombwa ko agomba kuba umutware w'urugo. Nibyo ku bazabishaka, ariko kuba umutware w'urugo biraharanirwa, sibyo? Kuba umutware w'urugo biraharanirwa. Hari umuntu wigeze kuvuga ngo urugo ntabwo ari nk'intare cyangwa cy'intare kivuka kikaba kizi ko kigomba kuba umwami w'ishyamba kubera ko intare ari umwami w'ishyamba, sibyo? Kuba umutware w'urugo biraharanirwa. Mwabagabo kamaze n'ibwirira abagabo, sibyo? Guharanirwa nta kintu, uguhora ushaka iterambere ry'urugo, ritera ubumwe mu rugo rwawe. Ntabwo ari ukuvuga no mu bifatika nk'amafaranga. Amafaranga azagerwaho mu bwumvikanaho, ubwumvikane butari azabura, nanahaba muzabura haciye. Ubwo bumwe buva ku buringanire muzumve yuko bugomba kuranga urugo rwawe, sibyo? Kuko nibubura byose muzabibura. Ubwumvikane nibubura, kandi ubwumvikane ni kuri bwa buringanire, sibyo? Turibuze kugera ku bintu bijyanye n'imitungo n'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Hari uburyo abashyingiranywe bahitamo bubemerera ko nta muntu, kuvuga yuko nta muntu ufite ikintu kibi cyacu. Reka bibe tutaragera no muri ubwo buryo, koko n'abatahisemo ubwo buryo kubera ko uburinganire ariko bwa mbere bazumve ko bibareba, sibyo? Ikintu kibi cyacu. Ejo nimusoza mugiye mu rugo, umuntu akaza akakubwira ati ariko wandirije ka gasake wari ufite muri mariage, mbere yuko ugafata ukagatiza uzamubwira udusheri dutize aka gasake. Koko uzagafata gutya ugire gute gasaka? Uzagafata gutya ugatange atabikubwiye, usange ugahaye umuntu bafitanye bifu. Tujye tuvuga reality. Avuga ati kuki uhaye uriya muntu
kariya kabantu ushira isoni usanga ngese ntacyo umuntu mu rugo nutangira kuvuga ngo sakanyese nawe azagira iki muzabanze mukureho icyo umuntu ni icyacu sibyo kandi mwihangane muve muri izo gahunda dukurikire gahunda y'abageni dukomeze uburyo bwa mbere mu buryo bw'ivangamutungo rusange ni ukuvuga ngo mugire uburenganzira bungana ku byo muri bubone uyu munsi mukimara gushyingirwa amakado bari bubahe inka bari bubahe byose ibyo muri bugereho ndetse n'ibyo mwari mufite n'idene n'amadene bidasigaye bise mu ubwo buryo niba hari n'idene wiyakira utabwiye mugenzi wawe kuko yenda birashoboka ko mutari mwarakanamenyanye ukaba ukajya ugeze mu rugo rwe ujya ufite iryo deni rizaba iryari ntabwo rizaba rikiri iry'umuntu ku giti cye ni ukuvuga ngo muzakora ibishoboka muryishyure niho nababwiriye ngo iyo muhisemo uburyo ikintu kiba ari icya famile nta kintu cyanyu cya runaka kiba gihari niyo mpamvu nababwiye ngo uzaza aze gutira iki uzajya ubaza mugenzi wawe ngo mbese tugitize ntuzajye kureba ngo iki kintu ni igitsina gore naho ni igitsina gabo sibyo ni icya mwese murabyumva byose noneho n'ibyo utamubwiye ibyo wibagiwe reka two kuvuga ko utamubwiye ibyo wibagiye kumubwira hari igihe waba wibagiwe nk'isambu masenge yaguhaye n'amanyakorome yaguhaye cyangwa se wanyu aho uzayibukira mwarahisemo ubwo buryo iraza nayo ni ibyanyu sibyo uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo w'umuhahano ivangamutungo w'umuhahano mugira uburenganzira bungana ku byo mubonye nyuma y'ishyingirwa ni ukuvuga ngo mukimara gushyingirwa impano bari bubahe ikintu icyo ari cyo cyose muri bugereho guhera icyo gihe nibyo muzageraho muzahaha muri kumwe nibyo mugiraho uburenganzira bungana naho ibyo buri umwe yari yifitiye abicunga ukwe abyikemuza ukwe mwabyumvise ariko yazashaka akaba yabizana ariko kuvuga ngo twagiye gusezerana ibi ntabizi mwarahisemo ubwo buryo ibyo utamenye ntibizagucira umwenda ntuzanabitekereze ntibizazana akabazo mu muryango wawe ntiwabimenye nyine sibyo wasanga bari bubimenye niba mukiri kumwe ni ukuvuga ngo icyo utazi kireke icyo utahisemo hano uzakireke ikizakubangamira hakaba uburyo bwa gatatu bw'ivanguramutungo rusesuye ubu buryo bwo rero njya mvuga ngo buri simati ntabwo umuntu ahurira n'undi sibyo ku byerekeranye n'imitungo n'amafaranga n'ibiki buri umwe ashaka ibye akabyikenuzamo uko ashatse murabyumva icyo mukora iyo mwamaze guhitamo ubu buryo mu gitondo mwavuye mu kirori mukora bije cyangwa bageti mukavuga muti mukareba buri kantu kose kazagenda ku muryango wanyu mukavuga muti urugero yenda urugo rwacu rushobora gutungwa n'ibihumbi 500 ku kwezi icyo gihe ayo 500 niyo mwabonye ari agomba gutunga urugo mu kwezi ariko ugomba mwarebye mu nguni zose n'abashyitsi n'iki ibyo muzi n'ibyo mutazi mwashaka mugaterefone mukavuga ngo niba urugo mwabona ruzatungwa n'ibihumbi 500 bavuga yuko hitangwa ayo mafaranga hashingiye ku bushobozi bwa buri umwe mwabyumvise niba bavuze ngo hashingiwe ku bushobozi bwa buri umwe birashoboka ko umugore ashobora kuba ari gukora in terms of cash ari we uhagaze neza ntuzavuge ngo se ko byabaye 500 utinjiza amafaranga biragenda gute ni manage sibyo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga uzayatanga we yose ntabwo uzabireka sibyo mugenzi wawe nawe uzamuha n'izindi nshingano wenda ajye kuyahanisha ntabwo kugira bite akore ubundi buryo ariko ayo mafaranga abone ko agomba kubatunga ku kwezi
bavuga ko bahisemo uburyo Imana ibahaye abana mwirinda ko bazaba victime y'ubwo buryo. Ukuvuga ngo niba mwarabuhise mube smart, ntibituma umugabo ataba umugabo, ntibituma umugore ataba umugabo. Kubahana ni kwa kundi, ubuzuzanye ni bwa bundi. Ni ukuvuga gusa ku cyerekeye amafaranga n'ubutunzi buri umwe akora iki. Mbaho urugero, abari bubuhitemo ushobora kuvuga uti mfite inzu, yaba umugore yaba umugabo, tugiye kuyibamo nka family, Imana ikaba umugisha mukayibyarira yenda nk'abana batatu reka tuvuge. Ejo hacaho iminsi ukigirira shida, wowe nyirayo wemerewe kuza kwiteza inzu yawe, mugenzi wawe ntazahagarara ngo avuge ngo parido ko ugurishije inzu umuryango we, uzavuge uti isezerano twasezeranye nemerewe kwikenuza ibyanjye, sibyo? Kuko nayigurisha azagena uburyo mugomba kubaho. Ayo makimbirane muhita muyirinda hakiri kare. Nubwo buryo ni butatu, banje gushyiraho bwishimo ngo bitazacanga abageni, ariko ni ibisanzwe bya buri munsi tubamo. Muri ibyo byose twavuze rero habaho n'impamvu zishobora gutuma abashakanye cyangwa abasezeranye batana. Izo mpamvu turazibasomera, muzazirinda, nizo duhora burundu, nta gishya. Twababwiye ko mugomba kubahana, mukuzuzanya, mukagera gute. Ibyo nimubikomeza bikaba ariko byo biranga imibanire yanyu, ibi bizaba bitabareba, ariko ntibituma tutabivuga, sibyo? Kugira ngo umuntu atazavamo ikindi atarateganijwemo akabura ikimumara igihe, sibyo? Impamvu zo gutana burundu, itegeko nimero 32 rya 2016 rigenga abantu n'umuryango ryashyizeho ibintu runaka bishobora gutuma abashakanye batandukana. Uburyo bwa mbere ni ubusambanyi. Muzirinde ubusambanyi, sibyo? Muzasambane bagabo, muzasambane bagore. Uburyo umwe uzafatirwa muri icyo cyaha mugenzi we akabona atabasha kubyihanganira, azagana urukiko ruha agaciro kuko itegeko rirabiteganya, sibyo? Muzabyirinde. Nigeze gukurikirana ariko narabyibagiwe, umuntu w'umusaza wasobanuraga inshinga, aho abakuru barabizi ababaherekeje bazabegera bibabwire aho inshinga gusambana byaturutse. Numva uko tubifata siko biza. Muzasambane n'abagore bawe, ntimuzajye kuri iyo wazerereye gusambana n'umuntu utari uwawe, ntimuzazerere, sibyo? Murabyumva? Nujya kuzerera ukajya kugorobereza ku mugore utari uwawe, uzasambana nawe. Nujya kugorobereza ukajya kwigira, uzabisome nawe, sibyo? Ikintu hari umukozi w'Imana wigeze kutwigisha, nari ngiri mu ishuri, muri segonderi, sibyo? Nari ntarashaka kandi ashaje. Aratubwira ati hari ibyaha runaka umuntu agomba, bambe ibyaha bigira uburyo umuntu ashobora kubyirinda. Icyaha cy'ubusambanyi umuntu akirinda ari uko yibutse akagihunga, sibyo? Ujye mwiruka mu hunga ko ubona ugiye kugwa mu kaga, ugiye kugwa mu gusambana, ukizwa n'amaguru, urumva mu bagabo, sibyo? Kandi mubikurikirana muzasanga ari umuntu akwiziringa akagukoresha icyaha, jya wiruka umusiga
musige cyane sibyo nimwizirigana n'abatari abandi muzasambana nabo bisoze mushenga murabyumva ntuzasenge kubera gusambana koko icyo kizaba kigusenyesheje n'ubuka n'ubunebwe n'ubwomanzi sibyo hari akantu bibiri mvuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'ibindi bintu bimeze gutya nujya hanze y'urugo rwawe uzaba wabaye imbwa uzaba n'abajuru iyo watangiye kujya mu rugo nta n'icyo usiga mu rugo urimo gusaba ugenda ubusasi wakwakira se wahonga iki nujya no kugera kuri iyo ntuzi uvuga uti birarangiza uzavuga uti mbaye imbwa sinshaka kubivuga by'umuzabi abo ni abagabo hari igihano cy'icyaha gishebeze igihano cy'icyaha gishebeze hari ibyaha biba biteye isoni ushobora gusinda ukajya mu muhanda mugenzi wawe ugasinda ukinyarira abantu bakajya bagucaho ukabona ari ibintu biteye isoni mugenzi wawe mu gihe yumva atakibasha kwihanganira iyo miterere yawe iyo myitwarire yawe ashobora kugana urukiko rukamutandukanya nawe sibyo nta muntu wihanganira kuba mu kaga kuba mu gahinda igihe kiregera ikibazo kigakemuka sibyo muzirinde ibyaha by'ukozasoni ubwo mbuze ubusinzi hari n'ibindi ukajya kubona ukabona umuntu w'umugabo ngo yafashe umwana w'imyaka 5 icyo ni icyaha cy'ukozasoni ibizabayeho muri satani uzaba wakwadutseho nka bya bindi muziruke kuko si icyaha cy'ubusambanyi twirinze ko tukamenya ko tuzakira ariko hari n'ibindi hari n'abafata amatungo hari n'iki hanyuma mugenzi wawe akavuga ati numva nyuma yo gukora ibi hari n'ibindi mu miryango yanyu muzabibona ibi bintu wakoreye mu bantu ibi bintu byamenywe n'isi numva ntakibashije kuba nakomezanya nawe ubuzima icyo gihe hazagana urukiko rutandukanye nawe murabyumva muzabyirinde turagenda dusa naho tugaruka muri bya bindi nanone hari ukwanga gutunga urugo kwanga gutanga ibitunga urugo ni kimwe n'ibyo twavuze niba uri umugabo nangwa uri umugore ukanga gutanga ibitunga urugo ibitunga abari mu rugo abo mushinzwe bikagaragara inzego zikabibona bikareba urugo rwanyu bikagera mu bavandimwe ba anti ba ako baje hano inyuma bakagaragaza bikanga urukiko rubiha agaciro ubifitemo inyungu nangwa byabangamiriraga mu rukiko bakabatandukanya hari guhoza undi ku nkeke guhoza ku nkeke twese kuko turi aha turi abanyarwanda guhoza umuntu ku nkeke ku rutoto uzabyirinde kandi bizaza hariho rwa rukundo rwasohokeye urukundo rwasohotse n'iyo nkeke iraza ugahora mugenzi wawe n'ubu ukimubonamo wawe wundi umubwira uko ushatse umutuka uko ushatse akukamenyera umuzakarira nujya kwatura igitutsi mu kanwa utari ku ndatukane urabyumva ubu ndatukane yongeye gutukanira ukurure bya bihe byahise nta mpamvu yo guhuza mugenzi wawe ku nkeke inkeke izamo ibintu byinshi ariko ni ibintu bibangamira mugenzi wawe sibyo muzabyirinde kuko n'ibibazamo ni gusenya bizaba byabototeye byaje ntakuru hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina ujya mubyumva nubwo umugore yaba ari uwawe umugabo ari uwawe hari uburyo butemewe muzajya mwumvikana ku byo mugiye gukora kumara nibura imyaka 2 abashyingiwe imyaka 2 abashyingiwe batakibana kandi nta mpamvu umwe mu bashyingiranywe ashobora
kugana urukiko gutanga ibimenyetso mugatandukana. Hari igihe ushobora kuba uri muri Kenya, undi ari mu Rwanda, ari ibintu muziranye, ari impamvu z'akazi, imyaka 2 igashira utarabonana na mugenzi wawe, utaraza. Ibyo ni ibintu muziranye. Ariko niba waragiye, turabagira hano, abantu bagahebukana hano basezerana, kajya kubona ukavuga umuntu akaza ati mugenzi wanjye twashyingira mu gihe iki n'iki, iki gihe kirashize, kuvugana twageze aho tuvugana tugeraho n'aho tutavugana, sinzi n'ahari, iyo muhamagaye ntanyitaba. Iyo myaka iyo igeze ndetse n'umwaka wuzuye, uwo muntu niba yaraburiwe irengero, uzagana urukiko rubatandukanya kugira ngo ubaho uhambiriwe utazi n'umuntu irengero, sibyo? Hari noneho no guta urugo, umugabo cyangwa umugore akibwira akava mu rugo akagenda atamenyesheje mugenzi we aho agiye. Igihe cy'umwaka iyo kigeze, mugenzi we ananiwe kubyihanganira, yagana urukiko akabwira ati uyu muntu n'ubundi nta kintu mu buzima bwanjye, ukurikije uko mubibona, urukiko rubaha agaciro rukabatandukanya. Muzabyirinde nimubona byabagereyeho kandi nta gahunda mufite yo gutandukana. So nabatindiye kwihangana, tugeze ku musozo. Habaho gahunda yo gutambamira ishyingirwa. Burya abana b'Imana bagize gutana n'abakirajira bati byose turabiteganya. Birashoboka ko hari umuntu waba yaje, hari bamwe mu bagiye gushyingirwa afitanye nabi ikibazo, iyo gifite arakitubwira tukabanza tukagikemura, ishyingirwa rigakomeza. Ntawe uhari, nta muntu waba ufite ikibazo kuri iyi miryango yaje gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko. Hari twajya tugira umuyobozi akavuga ngo nangwa ngo mwabahishe ntibabimenya, ntabahari, sibyo? Imana ibavugisha rero. Bishije kubwira abantu babaherekeza mubabwire amashyira ateganyijwe mu itegeko, ntabwo ari ukuyasaba. Udatanga amashyi buriya araba yishe itegeko. Kandi icyo gihe umugore aba amuhagaze iruhande, yasoza n'umugore bagahinduranya imyanya, baza gusozwa n'indahiro y'umwanditsi w'irangamimerere yakira indahiro z'abageni. Kugira ngo rero dutangize icyo gikorwa, dusabe abari ku rutonde ninde ubanza. Njyewe Mukinka Charles maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Kayirangwa Josiane umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe Kayirangwa Josiane maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Charles Mukinka umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.
Usengimana twakira indahiro z'abageni badusaba amaze kurahira bahaguruke bafatane mu kiganza cy'iburyo. Ikiganza cy'iburyo ntabwo ari imoso. Yewe Iranga Patrice mwanditsi w'irangamimerere y'umurenge wa Kimihurura maze kumva amasezerano yakurikiye inka Shari na Kayirangwa Josiane bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu kurikiye inka Shari na Kayirangwa Josiane bashyingiranywe nk'uko amategeko biteganya. Bashimire ko bemeye gusezerana. Ubu tegeko rimwe ryamugize umugore undi rimugira umugabo, ushingiwe imbere y'amategeko. Ndagira ngo rero ababaherekeje turi kumwe muri kino cyumba mufashe tubakire mu muryango w'abashingiwe imbere y'amategeko, tubaha amashyi n'impundu nyinshi. tukabasha kuryoherwa n'amafunguro turi hano kandi tukaganira nk'umuryango wo kwa Rurangirwa turabakiriye n'ikaze mu muryango ko twateguye kubakira namwe turizera yuko muri buze kunogerwa na gahunda zose twateguye. Ubwo rero ibibera hano byose tubanje kubiragiza Imana, ubwo namwe mube mwisanze tubahaye ikaze. Murakoze cyane. mwabaye umuryango mbese mwafashe impande zose, mwafashe kandi bamenyesha cyane ninza wenda no kongera gusubira mu rugo abo ni bubasha kubona nabo ndabibashimira, nabo ndabashimira cyane. Ikindi ndashimira abantu hano harimo inshuti zanjye, ndashimira Mugisha n'ubwo ari hari inyuma hariya inshuti yanjye batangiranye n'ibikorwa n'abafite ibikorwa bye byinshi cyane ategura mujye mubona. Amigiye arambwira ati wihangane bizagera nkaho ni ku munsi mwiza ntaraboneka, ariko aho nzabonekera nzishyura iminsi yose. Akoze cyane abantu barimo Jafete na Muvunyi bicaye inyuma hariya
Imana ibamugisha cyane baje bageze ku murenge umuntu wari ku muryango kugira ngo ibyo byose bagerageza gukumira abantu benshi umuntu arababeshya ngo harimo Geoffrey na Josiane ngo barimo barasezerana byose barangije baricara barategeka kumbe twamaze no kugenda bamubwiye none baravuga batari bose masezerano n'ibindi ntabwo twageze ariko kwihangana kwa Imana ibayegusha rero nawe Imana ibamugisha cyane kuba waje uyu muntu twaraturanye yakiriye aza kugenda arimuka twari inshuti cyane twateguraga ko n'undi muntu mugenzi w'abanaga witwa Freddy mbona kwitanga kwe ariko n'ubu yaje arananumbuye nari nzi ko ari ahantu kure cyane ariko yavunishije arinda agera aho ngaho kandi rero mwese ngiye kuvuga kuri buri muntu ntabwo nabona umwanya uhagije turacyafite n'indi minsi ibiri n'indi myiteguro Imana izatugirira ubuzima nicyo cya mbere hasigaye iduhe n'ubushobozi tugende n'ibindi bintu bihungabanya bishobora kugira ubuzima bwawe ukagira ikindi kubona kiguhungabanya